ubugorozi buraje kandi buje n'isi ishaje umwanya n'igihe kirarangiye Yesu umwami w'abami agiye kugaruka vuba arashaka guteraniriza abana be mu gukiranuka ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli 34 haranditse ngo nzongera nshaka intama zanjye maze nzazibera umwungeri w'ukuri nzaziyobora amazi y'ukuri nzazuhira ku mazi meza y'urubogobogo reka Imana ubwo tuyoboye ku ijambo ryayo ritavangiye ritadushaka mu nyungu ritadushaka mu kintu turyemere kandi tubyakire mu izina rya Yesu reka rero tutarasoza hari abantu b'Imana benshi bari ahangaha bamaze kumva ijambo ry'Imana bamaze gusobanukirwa yuko tugeze igihe cy'iherezo bahamagarirwa n'ijambo ry'Imana guhaguruka kugira ngo binjire mu rutonde no mu mugabane w'abana b'Imana ngo dukore umurimo w'iteka duhamagarira gukora muri uyu mwanya mubake rya torero ry'Imana riheruka mu bashyitsi batugendereye ababa nabo bemeye bakavuga bati mu by'ukuri Imana idufashe natwe dukomeze kandi dutere inkunga uyu murimo wayo maze tujyane dukomezanye umurimo w'Imana abari hano nabo bagiye mu bashyitsi bazamure ibiganza byabo turebe abo tugiye gufatanya umurimo w'Imana bayazamuye Imana ibahire mu izina rya Yesu Imana ihimbazwe reka turirimbe indirimbo imwe maze abashyitsi bari hano babishaka baze batambuke baze hano imbere maze dusenge ubwinshi gikorwa maze dusenge nta kindi turi twahamagariye uwo ari we wese ushaka yaba hari ushaka ze kandi Imana ibahumuje ngaho reka turirimbe 75 umugaragu w'Imana nafungura indirimbo ariko ubishaka aza ngaho tudatinze ushaka ngwire rwose ntugire isoni rw'iryo muze nyabuna ngaho ngwino n'ingoga cyane mbese urashaka kunesha ibyaha izera
gusingiza amasaha atarabashiriraho nimuze nyamarasoye harima imwe gusa ariko tutarayiririmba turasaba wowe wumvise hari umuntu ajya yumva ijwi ry'Imana rigakomanga ku mutima agasigara yihagazeho gusa. Ibyo byakoze kuri Nero, ibyo byakoze kuri Feliki. Ndagusaba ngo wowe kwihagararaho kwiza ni ukwitabira ihamagara. Iri jwi ry'Imana ryakugera ku mutima ugahaguruka. Ba bandi basubiye inyuma, ba bandi batukishije ubutumwa bwiza, ba bandi bihebye batekereza ko agakiza kabo katagishoboka, nawe wicikwa n'uyu mwanya n'aya mahirwe. Dore umubyeyi ari kumanuka nkivuga ntya n'undi wundi usigaye nazi ngaho ngwino arugo wasanze Yesu kugire ese waje muzoza urahimbaze bose uwizeye bose babize Amen.
tunejejwe n'ibitangaza Imana ikoze ikoreye mu mitima yacu, kandi aba bene data n'abashiki bacu bakaba bakiriye ijambo ryayo, izina ryayo rirahimbaza. Amen. Reka dushyireho umwanya umwe hari aho bakiza Imana ishimwe. Hari uriya musaza ari munsi, hari n'undi wenda, reka dushyireho indirimbo imwe gusa 57 maze 57 tuguha amahirwe nawe ugiye kukurangirira. bayoboke ni murangurure mwamamaza ubutumwa kw'isi yose, nimugwizayo makuru mu bantu, abashaka nibaze uwembeaze dufatanije na bene data n'abashiki bacu bitanze. Reka noneho dupfukamane nabo hano imbere, maze mwene data Mugunga abasabire, maze umuyobozi wa gahunda ababwire gahunda iza gukurikira. Hadupfukama. Santa wa twese dukunda cyane turi mu ijuru, tugushimiye kurinda kwawe kwabanye natwe, tunejejwe n'uburyo wavugizo wawe bakakwitaba, izina ryawe ryera rihimbaza. Amen. Turarikiye cyane gufata imitima yabo mbere, ko n'abatabashije guhaguruka ntugire n'umwe ugucika, kandi abangaba ubwo batangiye urugendo rw'urugamba n'ukwizera uzabarwanirire, kandi uzabashoboze gutsinda, bashoboze kubaka amateka yiganwaho ibyiza, bazagira amaherezo meza yo kwimana ingoma yawe. Ubahe amahoro mu miryango, bashoboze kuyivugarurira, kuko bemeye kukuyoboka, nawe uzakomeze kubarindira mu kwizera, kuko abo bagitirwe mu isi kuguhesha icyubahiro. Ibidukorere kuko tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Reka babe bagihagaze hano twumve icyo umuyobozi wa gahunda ababwira gatoya. Turasaba abakuru b'amatorero bose bari hano kujyana n'aba bene data n'abashiki bacu muri ziriya ntebe zo hirya. Hari impano twabageneye, ziriya ntebe zo hirya. Abakuru b'amatorero bose baherekeze, hanyuma bahabwe impano twabageneye no
kumenya ibirere bakomokamo kugira ngo tuzajye tubasura ngaho mugunga nguriya tumukurikire kuri ziriya ntebe zo hirya kugira ngo buri wese ahabwe impano twakugeneye. Imana ibahumurize. reka twese abasigaye aha ngaha tubitegereje aba bantu bagiye guhabwa impano twakire korale amavuta umugore hari indirimbo basabye bayishyireho hanyuma barasabye kugira ngo dutegereze aba bantu bagiye bahabwa igaragara impamvu inyandiko udutabo izabashyire ni amasede ntazi impamvu ziri nawe z'ubutumwa twakoresheje bwihuse. Murakoze. Uwitwa Theo wo kwa Fatira Dukunda baramushaka ku modoka ngo atange poroshire. Theo yifute ku modoka atange poroshire. Mugiye
bari bateretse ibirori bishimye banezerewe byahagaritswe n'inkuba n'imirabyo maze bakuka imitima bemera iby'umusaza Nowa yavuze ariko bakererewe mu gihe bari bateretse ibirori bishimye banezerewe yahagaritswe n'inkuba n'imirabyo maze bakuka imitima bemera iby'umusaza Nowa yavuze ariko bakererewe mbere y'uko urubanza rw'Imana rwibasira abagome muri iyi si ubu butumwa bwiza bw'imbabazi bugomba kubanza guhetura isi kugira ngo abazabwemera buzabakize ababwanze barimbuke mbere y'uko urubanza rw'Imana rwibasira abagome muri iyi si ubu butumwa bwiza bw'imbabazi bugomba kubanza guhetura isi kugira ngo abazabwemera buzabakize ababwanze barimbuke reka gufata iyi si ngiza ahoraho kandi igiye kurimbuka ubaye ubibona cyangwa utabibona isigaje igihe gito nimushaka Uwiteka bigishoboka nyabuneka nimwihane reka gufata iyi si ngiza ahoraho kandi igiye kurimbuka ubaye ubibona cyangwa utabibona isigaje igihe gito